Haleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina ni yayandi mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV cyangwa Bashya. Amazina ni Umutoni Sandrine. Imana ibaha umugisha aho muherereye. Imana ibagirire neza. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, njya nkunda kugushishikariza gushima. Mu bibi no mu byiza tugomba gushima kubera ko Imana nizi byose. Umunsi ushobora gusa n'undi, ibibereye muri uwo munsi ntibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro ntibise. Wowe wabonye ari amahoro, shima Imana muri byose. Reka dusenge Imana, tunashima Imana yakurinze. Si uko uzi gukiranuka, si uko uzi kuyitunganira, si n'ubwiza, si n'uburanga, ahubwo ni kubw'imbabazi zayo. Kadusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Waturinze, wabanye natwe, watugiriye neza, uhimbazwe, ushyirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Mana, ndakwinginze rizatubera impamba n'urwego mu bihe bigoye, mu bihe biri imbere. Turakwinginze rizaba urwibutso. Mwami Yesu, mboneyeho gusengera abafite ibibazo. Reka urengere abafite ibibazo hirya no hino. Abarwayi ubarengere, abafite ubukene ubatabare, ababuze amafaranga yo kwishyura amazu ubatabare, abifuza urubyaro reka urubahe kubera ko uri Imana itanga urubyaro. Ndakwinginze Mwami Imana, dushobora kutabyatura ibibazo abantu bafite, ariko wowe uri Imana ireba mu mitima. Ijambo ryawe riravuga neza, tutarabumbura akanwa ibyacu ubizi. Nyemerera buri muntu wese umutabare mu rwe ruhande. Ijambo ryawe riratubwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, nitugusanga uturuhure. Hari byinshi bituruhije, hari byinshi bitunanije. Mana itabura uko ibigenza, Imana itabura inzira nk'uko abantu babura inzira. Ndakwinginze buri muntu wese umugirire neza mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Tugiye gusoma umurongo waho wa 7 wo wonyine. Haravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Haleluya. Harahirwa wowe ugira imbabazi. Harahirwa wowe wumvira mugenzi wawe imbabazi, cyangwa se ukagirira umurimo w'Imana imbabazi, cyangwa se ukagirira abandi imbabazi. Uwo niwe uhirwa. Haleluya. Uwo niwe uzagirirwa neza, uwo niwe uzabona Imana. Iyo ugira imbabazi, nawe Imana ikwishura za mbabazi ugira, kubera ko hari ibyo uba wagiriye imbabazi, nawe Imana irabikwitura. Ubwo rero harahirwa wowe ugira imbabazi. Nkwifurije ko wagira imbabazi, ukagirira ntukagire uwo wanga, uvuga uriya aranyanga. Umwanzi ni Satani, ntabwo umuntu yaba umwanzi wawe, ahubwo ujye usengera cya kindi kimukoresha, nicyo kibi. Haleluya. Umugirire imbabazi kuko nawe siwe. Haleluya. Ni ukuri icyo nkwifurije ni ukugira imbabazi, kuko icyo umuntu akoze nicyo asarura. Umuririmbyi araririmba ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura, icyo uhinze nicyo usarura. Kandi indero umwana agusanzeho, nimba asanze uri umunyembabazi, nawe agira imbabazi muri we. Indero agusanzeho, indero umwana avukiyemo niyo ahamana, niyo akurana. Nimba asanze iwabo ari abarwanyi, azakura ari umurwanyi. Niba asanze iwabo ari basenga, azakura ari umunyamasengesho. Nimba asanze nyina agira imbabazi, hari abantu badasenga ariko bagira imbabazi. Uwo umwana akurana umuco yasanze iwabo, niwo akurana. Iyo ageze mu rugo ashatsemo, wa muco yasanze iwabo niwo ajyana. Nimba iwanyu muri abagome, bwa bugome nyine, indero umwana niho azayikura. Niba asanze musenga, mukabona ikintu cyose ari uko kivuye ku mavi, azabugera mu gihe gikomeye avuge, nyamara hari aho twageraga tugahamagara Imana. Umva, iga umuco wereka umwana, indero umweretse. Niba uri umunyembabazi, nawe azakurana izo mbabazi. Amahoro y'Imana abane natwe. Shalom, shalom.